nifuza gukora neza nkasoza amasezerano yanjye nta kibazo ngiranye n'abantu ariko nyine verisiyo yasohotse ko ndi umukinnyi urya ruswa postinze akana bari ibitutsi by'abafana ariko icyambaje wenda nuko basi wenda ayo mafaranga ntanayariye wenda tukanatsindwa wenda tsindwe basi ntanayariye wenda bivugwe basi ntanayariye. Yego. Yes, uwo yitwa Iraguha Haji ni umukinnyi mushya w'ikipe ya APR FC yaramaze imyaka igera kuri 3 mu ikipe ya Rayon Sport. Mu gahinda kenshi ku murongo wa telefone ati mu byukuri niba hari ikintu nicuza ni byamvuzweho mbere yuko ino sezo irangira, sezo yanjye yanyuma mu ikipe ya Rayon Sport, ati karagahinda gakomeye kuri ngewe, ikindi kandi byari ibihe ntazigera nkumbura, ibihe kandi ntigeze nifuza mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu Iraguha Haji uvuga bino yavuzweho byinshi cyane bitandukanye mbere gato yuko ino shampiyona y'u Rwanda ishoje igana ku musozo. Ni Iraguha Haji wari ufite imibare myiza mu gice cya mbere kibanza cya shampiyona, ndetse urebye statistique z'uyu musoro uko zari zihagaze, yaba ibitego yatsinze, ibitego bindi yagizemo uruhare, nuvuga ngo mu assist, kufasha equipe muri build up n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko Iraguha Haji muri phase retour abari baramubuze, baramukumbuye, bongera kubura nyine ya worklet y'uno musore, ndetse bongera kubura na bwa bushake bwo gushaka gukinira equipe, ndetse biza kurangira uyu musore ashyizwe ku ruhande avuye mu mibare y'ikipe Rayon Sport. Ni Iraguha Haji wari wasabye ubuyobozi muri Fazale ko bumwongerera umushahara, ndetse bukanabikora bukamuzamurira umushahara kubera imyitwarire myiza yari afite, performance iri ku rwego rwo hejuru. Gusa ariko uwitwa Iraguha Haji biza kurangira asubiye ku rwego rwo hasi. Uyu rero yasinye ikipe ya APR FC, nubwo mu kiganiro yahaye bagenzi bacu atigeze yifuza kubikonfirma mu byukuri ngo yemeze yuko amaze kuba agenda. Aravuga ko ari free agent, ndetse akanavuga ko ibye na Rayon Sport bisa nkaho byarangiye, agiye kugeragereza ubuzima bwe ahandi, cyangwa se kariyeri ye agiye kuyigeragereza ahandi. Ariko mu byukuri we icyo avuga nuko avuga ko abeshyirwa ibyo yavuzweho ibyo ari byose. Ikindi mu magambo ye wumva asa nkaho harimo agahinda, nubwo benshi bari kuvuga ko ari ukwiyerurutsa. Aravuga ko iyo nibura ibyo bintu bimuvugwaho aba yarabikoze, cyangwa se ayo mafaranga, kuko nyine ni ruswa ashinzwa. Iraguha Haji arashinzwa kuba yarariye ruswa mbere yuko shampiyona itangira, agahabwa amafaranga atuma equipe itabasha kwitwara neza. Ikindi akagenda yiburisha cyangwa se ahimba imvune zidahari kugira ngo adakoreshwa, atitabazwa n'abatoza mu gihe equipe yari imukeneye, nyine mu gihe yari muri course y'igikombe cya shampiyona. Iraguha Haji rero ni nayo mpamvu avuga ati njewe iyo mbaye amafaranga narayariye. Haravuga ati nk'abakinnyi b'abanyarwanda, cyangwa se ati kano kazi kacu dukora, umuntu ashobora kuguhereza ayo mafaranga abantu baba bavuga ukayarya, ndetse ibyo yagusabye no ntabikore, akabona yuko uri umuntu udasanzwe. Ati rero ngewe icyo nicuza nuko ayo mafaranga ntayariye, ubundi nibura abareyo cyangwa se abantu bavuga ko nariye ruswa babivugira ukuri, abandi abantu bakahita bavuga ati ariko kuki uvuga ayo magambo ameze gutyo nk'umukinnyi w'umuprofessionnel? Ntabwo umukinnyi w'umupro yakifuje gutangaza ko kurya ruswa ari ikintu yakabaye yakira rwose, cyane yuko nk'umukinnyi atabakwiriye guhangana n'itangazamakuru cyangwa se n'ibindi bivugwa, kuko iyo uri umukinnyi nyine w'umusitari uvugwa, wowe icyo uba ugomba gukora, ibisubizo byawe bigomba kuba mu kibuga kurenza kugendera ku by'abantu bavuga, kuko abaguca intege bo ntabwo baba bagomba kubura. Ntabwo Rayon Sport Iraguha Haji yakiniraga inganya ubushobozi na Rutsiro yavuyemo, ntabwo uko muri Rutsiro bamuvugaga gake gashoboka, ariko hafi ya ntako ntekereza yuko ariko byari kugenda mu gihe ageze i Nyarugenge agatangira kwitwara neza. Ubundi rero ubuhanga bwa Iraguha Haji bwagombaga kugaragarira nyine mu myitwarire yiwe mu gihe izina rye ryari ritangiye kuvugwa hirya no hino. Rero ni ikiganiro kirekire twifuje gukoraho comment. Mu byukuri uyu Iraguha Haji yahaye itangazamakuru avuga ko yabeshyewe rwose cyane, nta ruswa yigeze afata. Ikindi kandi abareba batamubereye imfura, aravuga ati rwose abareba ntago bambaniye, ariko agasoza avuga ngo ndashimira equipe muri rusange kubera ko niwe yangize uwundi we, niyo yangaragaje, niyo yatumye abanyarwanda bamenya
kuko nta waruzi Iraguha Haji muri Rutsiro. Ati rero aka kanya ndayishimira. Rero ikibazo aha tuhita twibaza, ubundi mu by'ukuri biranashoboka yuko uwo Iraguha Haji yaba yorozwe kuko atarayiriye, ariko se ubundi ikikango kuki ubuyobozi bugeraho bwikanga bano bakinnyi, kuki ubuyobozi bugeraho nyine bugatangira gutakaza icyo twakita icyizere, kuki ubuyobozi bugeraho butakariza icyizere abakinnyi babo barokrise, abakinnyi baguze bahema amafaranga atari makeya, abakozi babo bizereyemo ko bari bo kare bagomba kubahereza umusaruro, kuki bigeraho babatakariza icyizere. Hari ibintu biri kugarukwaho cyane muri no minsi bivugwa yuko abareyo bashobora kuba aribo bikuye ku gikombe, ariko reka tubivugeho gato. Mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport yageze mu mikino 5 ya nyuma isoza shampiyona, ari ekipe ifite amahirwe yo kuba yatwara igikombe, nubwo muri phase retour itagenze neza, ikagira ibihe bya ups and down, ni ukuvuga ngo ikageraho ikagitakaza, ariko ikagira chance na mukeba nawe agatakaza. Ariko ni ekipe nyine wabonaga bishoboka cyane mu gihe ibintu byayo iyo bikomeza kugenda neza yari gutwara igikombe cya shampiyona, nyuma yo gutakaza amanota kuri stade Amahoro na Mukura. Victory Sport itsinzwe igitego 1-0 igatakaza umwanya wa mbere. Nyuma yaho gato mukeba wayo nawe aza gutakaza amanota isubira ku mwanya wa mbere. Haduciye kabiri ikipe Rayon Sport ijya mu karere ka Rubavu ijya gucakirana n'ikipe ya Marine FC, nyuma barakina habanje umukino wa Etincelle barawutsinda ibitego 2-1, murabyibuka ibitego bya Biramahira Bedi. Nyuma yaho iza gukina umukino ntekereza kari nawe wabaye imbarutso wibazo byose, ubwo twabonaga abafana badasanzwe bambaye impuzankano byo murabyibuka bajya mu bazenguruka stade bafite ibikoresho bimwe na bimwe mu by'ukuri bitemewe mu mategeko ya FIFA cyangwa mu mategeko y'umupira w'amaguru, ariko ibyo birirengagizwa ntihagira igikorwa. Ariko icyo ngicyo ntabwo cyari gikomeye cyane, performance iri ku rwego rwo hasi rw'umuzamu Kadim Diaye. Twari tuzi ko ari umuzamu ntashidikanywaho kuko uko yitwaye neza muri phase ale bikoreka ko ari umuzamu uri ku rwego rw'umuzamu w'umuhanga, ariko uwo munsi byaje gutuma ubuyobozi bumutakariza icyizere. Abarimo ba Nsayimana Aimable batangira kwitwara nabi, ndetse tubona n'amabaruwa amwe n'amwe y'abakinnyi basaba gusesa amasezerano. Ubwo ndakomoza kuri ba Ombolenga Fitina, tubona nyine Iraguha Haji batangiye kwanga kwitabira imyitozo bahimba imvune, kuko nyine hagaragayemo ibintu byinshi. Buri wese aravuga ati ese niki kibaye mu mikino ya nyuma, ikipe Rayon Sport ifite amahirwe yo kuba yatwara igikombe, bigendekeye bite? Byakanze ubuyobozi, buri wese aribaza bigenze bite. Hakurikiyeho umukino wa Bugesera, nawo ibyabereye mu Bugesera nabyo abareyobo ntekereza ko ntabwo bazabyibagirwa, n'umwe mu mukino utazava mu mitwe yabo. Umukino wabaye iminsi 2 gutsindwa bitavuzweho rumwe, umusifuzi Ngabo y'Isonga Patrick aba nka man of the match, kuko niwe muntu wagarutsweho kurenza Omar Aba watsinze ibitego bya Bugesera. Mu by'ukuri ni nyine buri wese aribaza kuki noneho Rayon Sport yisanga muri situation imeze gutyo. Ese ahubwo wamugani ntihaba hari undi muntu ushobora kuba yihishe inyuma y'ibi bintu, ushobora kuza karema polemique, ushobora kuza karema umwuka mubi muri ekipe, ikaba yewe niyo ruswa ikaba itatanzwe cyangwa se itariwe, ahubwo akaba ari indi tekinike yifashishwa mu kugira ngo ekipe ya Rayon Sport ive ku gikombe. Ubuyobozi yenda bukaba bwashukwa, why not? Ashobora kandi uwo muntu kwitwikira izina ry'uko akunda ikipe Rayon Sport, noneho akaba ari hafi y'ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sport, kuko ikipe Rayon Sport ni ikipe igira abakunzi benshi hirya no hino. Nta biba bigoye kumenya ngo uyu umureyo cyangwa ni umureyo, apfa kuba yateretsemo kare aka jezi k'ubururu n'umweru, akagera kuri stade kenshi akareka ubuyobozi ko bari kumwe. Rero abajyanama benshi ntago ari uko baba bagukunze, bivugwa yuko nubwo uwo muntu rero abantu benshi batinya kumuvuga, ariko nyine ahari akaba ari nawe rero ushobora kuba waratumye umusaruro w'ikipe ya Rayon Sport uba nkene cyane muri no shampiyona irangiye. Twabonye abantu benshi cyane bari kugarura mu majwi yabo uwitwa Rwaka Claude, umutoza w'ikipe ya Rayon Sport w'umusigire wasimbiye Robertinho nyuma yuko ahagaritswe. Ubwo Robertinho w'umunyabrazil nawe yajyanywe niyo nkundura nyine y'ubuyobozi buri kugerageza gukora rotation ngo barebe niba ibintu byasubira ku murongo.
uwamusimbuye rero Rwaka Claude benshi twabonye abantu bari kumugarura mu majwi bavuga ngo uyu Rwaka Claude ngo yaba nawe yaragize uruhare mu igenda ry'ibikombe byose Rayon Sport yahataniraga, ngo cyane yuko ari we ngo wabwiraga ubuyobozi abakinnyi bamwe nawe ngo bo guhagarika nta makuru ari ku mihanda, ariko ntabwo turi hano mu kuya confirma, turi kuvugwa nyine ku kibigaruka, turi gukora comment ku kibigaruka. Mu by'ukuri we nawe kubera ko yifuzaga gufata equipe byabaye ngombwa ko hari inama runaka agenda agira ubuyobozi, uyu mumureke harahuriye na kanaka, rero biza kuvanga ubuyobozi bituma nabo bitewe na performance mbi y'abakinnyi na bamwe ubuyobozi bugenda bubona cyangwa se bari kureba bagafata decision nyine zimwe na zimwe bahutiyeho, biza gutuma igikombe cya championnat mu by'ukuri kigenda. Rwaka Claude nawe bari kumugarura mu majwi, ariko ngisinzi kuko sinzi niba Rwaka Claude ngiyewe nkurikije uko nabonaga imitoreze ye n'ukuntu tumuzi n'ukuntu ari umugabo uri kind, umugabo wibashye ashobora kujya mu bintu nk'ibyo bitari byiza. Ntabwo turi hano kugira ngo tubihakane cyangwa se tubyemeze, kuko niba biri kuvugwa. Rero icyo gihuha cyangwa se uwo mwuka mubi wavuye muri championnat urakomeza urakururukana kugeza n'uyu munsi uracyahari, kuko ni muri kumva amakuru menshi avuga yuko ubuyobozi ntabwo buri kumvikana mu gutoranya abakinnyi bamwe na bamwe, mu guhitamo amazina yinjira muri equipe. Ni ibintu byinshi biri kuvugwa nyine ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye bivuga ko n'ubundi uyu mwuka mubi n'ubundi wakomeje muri Lokritoma. Hari abantu bigira abajyanama beza kandi mu by'ukuri ari ibirura, ngo rero bari hafi cyane n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, bigira abajyanama, ugasanga Rayon Sport nibitekereje izina ryiza ry'umukinnyi yagura, ugasanga nabo gatereka uwo nguwo bimeze gutya na gutya, bakazana impamvu zirenze imwe zatuma bamureka, cyangwa se ubuyobozi bukaba buvuye muri diru, ubwo haza undi mukinnyi cyangwa se irindi zina, ugasanga inama zibaye nyinshi. Ikaba ari nayo mpamvu muri Rayon Sport usanga harimo ibice bitandukanye birenze kimwe bidashyigikiranye mu by'ukuri. Ugasanga hari uruhande rwa Gacinya, hari uruhande rwa Paul Muvunyi, ugasanga hari uruhande rwa Tade, ugasanga hari uruhande rwa kanaka. Mu by'ukuri ugasanga ni ibintu bitari byiza. Ibi byose bikururira agahinda gakabije abakunzi b'ikipe Rayon Sport, kuko inkuru baba bakeneye kumva si izo ngizo, bakeneye kumva ngo equipe ifite perezida, ifite abayobozi n'abajyanama bari gukora ibi n'ibi ngibi. Ariko kuza ku meza tubabwira uwitwa Kanyabugabo yaragiye gufatana mu mashati na Twagereyo Stade perezida, uwitwa kanaka ntabwo ashaka Masengo Tansele, nibyo bituma aka kanya hari amazina runaka mu by'ukuri yakaba yaratangajwe nk'abakinnyi b'ikipe Rayon Sport, ariko bikaba byaranze, bikaba ritaraba. Nta yindi mpamvu mu by'ukuri, ni ukubera nyine ibyo bibazo byose, kutumvikana, kugira abajyanama benshi harimo ababi n'abeza. So rero ni ikintu gikomeye ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sport buza kwitondera, buraza gukoraho mu rwego rwo kugira ngo bafixe cyangwa se bastabilize equipe muri rusange. Biraza gusaba yuko bafata umwanzuro ukomeye, bukaba ngombwa ko hari abo bashyira ku ruhande by'umwariko mu buyobozi. Abari yongera ngo niba hari ikintu bashaka kumva neza kino kintu, ubuyobozi bw'uwitwa Jean Fidel Uwayezu Lieutenant Captain rwose ndatekereza banakumbuye vibe z'uno mugabo, umugabo batavugirwagamo, umugabo rwose bari bazwiho gufata icyemezo kandi gikakaye atitaye ku ngaruka. Yavuga ati ngiyewe ndagifashe, ni risk nyine yarayifataga, kandi akenshi wasangaga ingaruka itabaye mbi cyangwa se ibaye nziza. Rero abantu benshi bari kwibaza, ese iki cyuka cyavuye muri championnat kigatuma equipe itakaza igikombe kikaba kije no muri Lokritoma, ubundi giterwa nande? Nicyo kibazo. Ese ahubwo nticyaba giterwa n'itangazamakuru rimwe ridashyikiye no equipe, ruvango abanyamakuru bamwe na bamwe badakunda equipe Rayon Sport? Birumvikana regaho tujye twemera abanyamakuru nabo barafana, barakunda, kandi ashobora gukunda rero ashobora no gukunda APR. Rero kubera bazi point faible y'ikipe ya Rayon Sport yuko ari ukuyiteza umwiryane, why not batarema ikintu kidahari kugira ngo equipe Rayon Sport ibure umwuka mwiza? Kandi yibuze umwuka mwiza barashwana, kandi iyo bashwanye buri plan yose bari bafite irafailinga. Ese iki cyuka kibi cyaba gituruka mu itangazamakuru cyangwa kino cyuka ubundi cyaba gihari? Ese mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport haba harimo bamwe mu bagabo bitwikira rino zina kandi mu by'ukuri atarabareyo?
ni ikibazo buri wese yibaza. Mutwandike muri comment mu by'ukuri mutubwire iki cyuka gituruka he, iki cyuka giterwa n'iki. Buri gihe ubwo ikipe Rayon Sport hari by'ibipanga kita kiza cyavuye muri shampiyona gituma ikipe Rayon Sport itakaza igikombe, ndetse kije no muri Lokeritoma hari sinzi abantu bari kumvikana. Mu by'ukuri mubona biterwa n'iki, kuki buri plan yose ikipe Rayon Sport ibiri gupanga haba hari kuzamo kidobya. Ni comment nifuzaga gukora ku kiganiro witwa Iraguha Haji yahaye bagenzi bacu, mu by'ukuri avuga ko yabeshyewe kandi akaba nicuza kuba iyo ruswa rwose ashinzwe atarayiriye. Muri nicyo kintu cyatangaje abantu mu kiganiro yakoze ati iyo mbi yo ruswa narayiriye ubundi abariyo bakayivugira ukuri. Ni ikiganiro rero mu by'ukuri kirekire yatangaje mu bintu byinshi, ariko dusoza abakunzi b'ikipe Rayon Sport bafite akazi kenshi no kwizerera mu buyobozi, ariko mu by'ukuri bakabanza bakareba igisubizo kirambye cyatuma ekipe imererwa neza cyane. Za transfer rero ziri kuvuga mu ikipe Rayon Sport zo, uretse Musore Prince wamaze gusinya ndetse n'uwitwa Rushema Plex, rwose ibintu bisa nkaho nk'ibyarangiye, nawe ushobora kuza gutangazwa. Mu kiganiro cyacu gikurikira kino turi buze kubabwira abandi bakinnyi mu by'ukuri barangishanyije n'ikipe Rayon Sport, niye mpamvu ituma batari gutangazwa kandi bararangishanyije n'ikipe ya Rayon Sport. Reka ngushimire, reba mu by'ukuri niba waramaze gukora subscribe, niba warayikoze ni byiza cyane, ariko niba utarayikora ibyiza rwose genda uyikoze kugira ngo ibiganiro dukora bijye bibageraho. Dukorera mwebwe, turi hano ku bwanyu, kandi support cyangwa se inkunga muduhereza turayikunda. Mujye mujya muri comment natwe mutubwire ese ibiganiro turi gukora birabafasha, ni byiza, duhindura iki, dukosora iki, twongeremo iki, kugira ngo tujye tubasha gusangira ibitekerezo. Nitwa Zu24 nige tubana umunsi ku munsi. Reka dusubire mu kanya turamanukana muri transfer ziri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport.